Ni impanuka yabaye ahagana mu masaa sita zishyira saa saba z'amanywa aho imodoka ya sosiyete ya NPD yari ipakiye umucanga yazamukaga yagonze motari wamanukaga mu muhanda Kigali Kamembe. Ibi bikaba byabereye mu murenge wa Giheke mu karere ka Rusizi. Ababonye impanuka babwiye TV1 uko motari yahise yitaba Imana mu gihe yari atwaye we yakomeretse agahita ajyanwa mu bitaro bya Gihundwe. Numvisha abana batatse ngo umuntu arapfuye, nza kureba nsanga hari abantu benshi bugarije kuri uyu bari gutinya kugera. Anje mbindukiranye gushyiramo ibyatsi kugira ngo mpagarike imodoka nyine zitabanyura hejuru. N'umotari ko nabibonye uko yahise avamo umwuka kandi yashwanyagurise. Bwe turaje twari turi mu rugo twumva imodoka twumva nyine ibintu bibaye nk'ibituritse, turaza tugigeze hano dusanga uyu muhungu aryamye mu muhanda, ariko uyu mukobwa aratubwiye ngo yaje ahita agonga kuri mbese urabona ko baparitse, yaje rero ahita bakubitaho ahita acikamo akaguru ahita nonuma. Ni kuri natwe tumusanze uyu acitsemo akaguru uwo yaratwaye, uriya we yarangije gupfa. Uriya yari motari. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba Superintendent of Police Sylvestre Twaje Amahoro yatubwiye icyateye impanuka. Ikamyo yari mu kazi mu muhanda ukorwa hariya mu karere ka Rusizi yagonganye na moto. Uwari utwaye moto rero akaba yahise yitaba Imana, byatewe n'umumotari wari ufite umuvuduko mwinshi utabashije gusatira inkombe z'igisate cy'umuhanda w'iburyo yagendagamo, agongana n'ikamyo ahita yitaba Imana. Umushoferi nawe arahari yapimye areba niba atanywe ibisindisha, basanze ari muzima nta bisindisha yanyweye. Kuri ubu rero icyo dukangurira abatwara ibinyabiziga nuko bakwiye kujya baringaniza umuvuduko kandi hakabaho kwegera inkombe z'igisate cy'umuhanda bagendamo kugira ngo habeho kwirinda impanuka za hato na hato. Aha iyi mpanuka yabereye ni mu ikorosi kandi si ubwa mbere habereye impanuka. Iheruka ni imodoka ya sosiyete ya Ritiko yarenze umuhanda, mu bo yari itwaye umwe yahise yitaba Imana. Umurambo w'uyu mumotari witabye Imana rero wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gihundwe. Ntakirutimana Alfred, TV1.